ariko wowe ni ibiki wakora kugira ngo uyu mukobwa umuhore mu bitekerezo, niyo atakwiruka inyuma muri buriya buryo ariko ubuzi ngo uyu mukobwa ndamufite antekerezaho kandi aranyemera, ni ibi ngibi. Icya mbere ni ukumutera imitoma. Hari abantu bajya bavuga batese abantu b'ubu ngubu baracyamenya gutera imitoma. Kera ko twateraga imitoma tukandika utubaruwa n'intoki kandi tukandika utubaruwa turimo ibintu bimeze nk'imivugo, ibintu by'imitoma. Ese abantu b'iki gihe baracyatera imitoma? Gutera umukobwa umutoma ntabwo bisaba kwandika ibigambo byinshi, nta nubwo bisaba ibintu birebire cyane, ni utuntu dutoya twitonze ariko dufite injyana cyangwa se dufite n'icyo dushaka kwerekana. Niba uyu mukobwa agushimishije rero, niba wumva utangiye kumutereta, niba wumva utangiye guhinga, wakagombye kujya umutera imitoma. Hari ibintu ushobora kuba umukundaho, ibintu umukundaho bisanzwe cyane cyane biri physique. Niba ubona areba neza, niba se ukunda iminwa ye, ukunda uko aseka, niba se ukunda intoki ze yagusuhuje urabyumva kumva biraryoshye, niba ukunda amaguru ye meza, niba ukunda hari ibintu mukundaho. Ibi bintu mukundaho byo bimubwira, uyu mukobwa jya ubimubwira kandi ubimubwire mu buryo butandukanye, ariko ntubikabye. Niba muhuye icyo gihe wakagombye byanze bikunze kugira icyo uhita ubona ukakimubwira. Ariko kandi mu mwanya muri buze gusigarana si ngombwa kuza kongeraho ibindi byinshi. Ariko kandi hari n'igihe nta kintu wamubwiye ariko ukaza kukimubwira hagati muri mu kiganiro cyangwa se wenda uri kumusezeraho kubera ko mwari mwahuye. Ariko ni ukuvuga ngo niba uhuye n'umukobwa ukunda cyangwa se ubona usa naho ushobora kuzagiraho imishinga, wa mukobwa usa naho watangiye gutereta, witaha cyangwa se uwo munsi wiwupfusha ubusa nturangire utamuteye umutoma. Niba ari kwakunda azi kuganira, niba ari akandi kantu akora ugaseka ukishima, niba nyine shaka ikintu uri buze kumubwira, ikintu yihariye, ikintu ubona arusha abandi bakobwa bose, ukimubwire. Hanyuma icya kabiri ni uko ugomba kwibuka kumuhamagara no kumwandikira, ariko nanone ntukabye. Burya iyo ukabya nanone hari abakobwa benshi batabikunda, cyangwa se yaba yumva nabikunda ariko ntibimujyane mu kugutekereza cyane no mu yandi mafantezi menshi, kuko umwanya wose aba ari kukwitaba cyangwa se umwanya mwinshi aba arimo no gusoma ibyo wamwandikiye. Kora ku buryo rero nibura buri munsi ushobora kumuhamagara cyangwa kumwandikira, kandi wibuke ko niyo we yaba atabanza kuguhamagara ari wowe buri gihe umuhamagara. Icyangombwa ni uko akwitaba kandi akakwitabana umutima mwiza, kuko ubundi mu rukundo ruryoshye cyane umuhungu niwe uhamagara ni nawe wandika, bitabujije ko umukobwa nawe agukumbura akabikora iyo yakubuze cyangwa se yumva bishaka cyane kandi atari butegereze igihe uri bubikorere, cyane cyane iyo umutunguru akaba atazi igihe ubikorera. Icyo gihe rero ntukareke kubikora utyo, ntugategereze ngo nawe azabanza mpamagare. Na rimwe icyo ngicyo ntukakibare, ahubwo buri gihe ujye wumva ko ari inshingano zawe. Ntukabye rero ariko ubikore utyo. Hanyuma muri uko kumwandikira no kumusuhuza, akenshi turabizi yuko abasore bavuga amagambo makeya, nibyo bavuga amagambo makeya, ariko nibura ufate umunsi umwe mu cyumweru, ushobora kuba umunsi umwe mu cyumweru cyangwa se umunsi umwe mu minsi 10. Uwo munsi ukajya uwufata ukibuka noneho kumuganiriza byimbitse, cyangwa se kumara umwanya munini kuri chat cyangwa se kuri telefone, noneho ukaza gucomekamo bya bintu byose umukundira, ukaza kongera kumutaka. Nyine hari ibintu uba warakundiye umuntu, umukundira ukuntu areba kure, ukuntu azi gukora imishinga, ukuntu acuruza neza akabishobora, ukuntu simbizi, ufite ibintu byinshi mukundira, njyewe ntari buvuge, ariko bishobora kuba ari ibyo bintu bijyanye n'ibikorwa akora, cyangwa se bijyanye na kariteze, imiterere ye, indangagaciro ze, cyangwa se bijyanye n'ibyiza bye byo ku mubiri bitandukanye. Jya ufata umunsi umwe rero uze kunyuzamo mwaganiriye cyane, wongere umwibutse bya bintu byose umukundira. Ahangaha iyo utaramubwira ko umukunda birumvikana, ntuzamubwira ngo ngukundira ibi, ariko icyo gihe uramubwira ngo wowe mbona ukuntu wihariye, umwibutse ko umubona nk'umuntu wihariye. Icyo gihe iyo utangiye kumwibutsa nk'umuntu wihariye uba ukanyujijemo utaranamubwira ko umukunda, ariko bigatuma asigara agutekerezaho, akajya abyibuka ukuntu amubwiye ko yihariye, agaseka, akanibaza niba koko ari ibiganisha ku rukundo, kuko kumukunda nyakumukunda, niba uzabimubwira vuba, utuntu nk'utwo ngutwo. Hanyuma noneho muri uko kuganira nawe, muri uko kumutera imitoma, muri uko gucatinga,
nyuzamo wiburishe kuko ni ikintu gikomeye cyane. Burya nta musore wo kwandikira umukobwa buri munsi mu gitondo saa sita na nimugoroba, cyane cyane iyo umufiteho iyo mishinga miremire. Uranyuzamo ukiburisha rero ukamera nk'umuntu wagize akazi kenshi cyane, nk'umuntu wamutekereje ariko ntubone umwanya wo kumuhamagara no kumwandikira. Of course ibyo nibyo uzamubwira nimutangira kongera gucatinga cyangwa guhamagarana ko wamutekerezaga ariko ko wabuze ukuntu umwandikira, cyangwa se niyo utanabivugaho ariko bikamera nkaho bigaragara gutyo. Icyiza rero gituma bihita bigenda neza ni uburyo uri bugaruke nyuma yo kumwikumbuza, nyuma yo kwiburisha ni gutuza kugaruka. Icyo gihe rero mu kugaruka akenshi byakagombye kuza bikurikirana na wa munsi nari namaze kuvuga ahagana haruguru, wa munsi wo kuza kumubwira ibintu mukundaho, ibintu mukundira we ku giti cye, cyangwa se wa munsi wo gufata umwanya wawe munini wo kuza kuganira nawe, kuko bihita bimwibagiza agahita avuga ati wow, nubwo bwose yari amaze iminsi 2 atamvugisha ariko ntabwo yanyibagiwe kandi arankunda kandi anyitaho. Ikindi gikurikiraho mu bintu ugomba gukora kugira ngo uyu mukobwa wigarurire umutima we kandi amare igihe kinini koko agutekerezaho, ibitekerezo bye biri kuri wowe, nuko nanone uzamuha serivisi akeneye ariko ntukabye. Ese akunda kugusaba amayinite, bakagombye unyuzamo ukayamuha niba koko ufite ubushobozi bwo kuyamuha, ariko ntabwo bikwiriye ko buri gihe uko yagusabye uyamuha. Ntabwo ushobora kubura excuse wamuha zituma utayamuha, ariko ni byiza ko uyamuha ariko ntuyamuhe buri gihe uko yagusabye. Ese abakeneye kujya kumutwara kuko ufite imodoka uramutwara kubera yagusabye serivisi runaka, ibyo ngibyo nyuzamo ubikore, ariko nanone ntubikore buri gihe. Serivisi agukeneraho zimuhe ariko rero nanone ntukabye. Noneho kandi akunda gushyira ubutumwa ku byo avuga ku mbuga nkoranyambaga. Ni byiza cyane gushyiraho comment, ni byiza cyane gushyiraho za emojis zerekana ko abikunze wabirayikinze, ariko nabwo ntukabye. Donc ibintu byose ugomba kwerekana kuri interested, urabishaka, ushishikajwe n'ibyo akora, ariko kandi ntukabye ku buryo hari igihe agera agatangira kukwibaza ko kuki iki atagikomanseho, kuki ntacyo yavuze, ariko yajya kubona akabona ikindi noneho wakivuzeho, mu gihe yaratangiye kwiheba agasanga ikindi wakivuzeho. Ibyo rero ni ibintu byiza cyane bimwereka yuko ushishikazwa n'ibyo akora, ariko kandi uri umuntu wiyubashye, uri umuntu wihagazeho, uri umuntu udapfa kuvuga utuntu twose, ntabwo ujya mu bintu by'ubusa cyane. Noneho iki ngiki ndagishyize ukwacyo nubwo cyenda gusa, ariko wicikwa na status ze za WhatsApp. Status za WhatsApp ni ikintu gisigaye abantu benshi bakunda gukoresha, niyo yaba atajya kuri stories za Instagram cyangwa se za Facebook n'izindi, ariko akenshi kuri WhatsApp yashyizeho utuntu. Ni byiza rero yuko izi status ze umwereka ko wazibonye, ukazibona, cyangwa se ni nabyiza kuzireba kugira ngo izo ukeneye kuza gushyiraho comment uyishyireho. Ntabwo ari byiza ko buri yose uyishyiraho comment, ariko kandi ni byiza ko iyo utekereje ko ugomba gushyiraho comment uyishyiraho comment. Kandi nanone ntabwo bivuga ko buri gihe ugomba kuzireba zose. Hari n'igihe ushobora kubibona ukabona ko yashyizeho status ariko ukavuga uti izo uyu munsi yashyizeho ntabwo ndi buzirebe. Ugasanga ari kwibaza kuki status zanjye atazibonye, kandi wenda n'icyatumye azishyiraho wenda ari wowe yaragambiriye no kubwira, ariko akajya kubona akabona irarangiye, status irarangiye utarayibona. Ni ibintu bisa naho bimusaza, ariko muri kwa kumusaza bigatuma akomeza kugutekerezaho cyane. Ariko noneho icyo uziye hagira status ukomantaho, ukafata umwanya wawe wose ukayivanga na kwa kumutera imitoma n'ibindi, bigatuma bimwibagiza za zindi utarebye cyangwa na za zindi warebye ntukomante. Ukamuhoza muri icyo kintu kimeze nko guhora kwibazaho, nko guhora kwifuza, nko guhora yibaza uyu muntu mana yanjye koko ateye ati. Kindi nkunda kuvuga cyane, muhekeya. Abakobwa bakunda keya cyane, barayikunda rwose, irabaryohera. Iyo ufashe imitoma ukayiteranyaho keya bibyara kugukunda, kugusarira. Muhekeya rero yaba ari ibintu ushobora kumuhereza bitewe naho muhurira n'ibyo mubamo, yaba ari utwumutegurira cyangwa se yaba ari kumubaza uko amerewe mu bintu bitandukanye, cyangwa se nanone ushobora kuba ari gahunda wazirikanye, gahunda uzi yari afite ariko ukaba warayizirikanye mu buryo adashobora kubyumva, yajya akumva umubajije aho igeze, cyangwa se umubajijeho utundi tuntu. Icyo ni ikintu kiba gikomeye cyane gituma avuga ati aranzirikana, ibintu byanjye byose ababizi, ibintu byanjye byose bishyira ku murongo.
noneho rero nubona uyu mukobwa ari kubyitwaramo neza ubikora gutyo, hanyuma urukundo rwawe rwe urabona uri kurushima, urabona bya bindi uko ubikora n'uburyo abyakira n'uburyo agusubiza ni ibintu biri kugushimisha cyane, urimo uravuga uti uyu mukobwa niwe nta wundi. Reka nkubwire rero ko ikindi kizaba cyiza ari ugutangira kugenda umwereka imiryango, umubwira inshuti zawe, ukamwereka n'inshuti zawe, mukajyana gusura imiryango, mukajyana gusura inshuti, cyangwa se mugasohokana aho inshuti zawe ziri, kuko nabyo bituma mumenya kurushaho mbere yuko umubwira ngo ndagukunda, cyangwa se na mbere yuko wazagera kuri ya step yindi ikomeye cyane yo kumubwira ko mwazarushinga. Nawe rero yabonye utangiye kumushyira inshuti zawe n'abandi bantu, atangira kubyibazaho, agatangira gutekereza igihe uzamubwirira yuko nyine umukunda. Urumva ibyo ngibyo byose rero bimeze nko gukina na psychologie no gukina na mind ye, ariko mu buryo bwiza cyane, mu buryo butuma gukunda cyane, mu buryo butuma ahora gutekereza.